Okay, nimba ushaka kumenya ibyo umuntu yandikirana kuri WhatsApp ukoresheje phone yawe, ino video yabigufashamo. Mbere yuko dutangira, likinga video kandi kuri ako gasaraba k'umutuku kari ku ifoto yanjye ko kumfollowinga nimba utamfollowinga, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment. So, birashoboka ko ashobora kuba ari umukunzi wawe ushaka kugira ya message ziwe. Icyo usabwa ni ukuba ufite internet muri phone, ukajya aho downloadingira application. Kuba afite Android ni kuri App Store, nako ni kuri Play Store. Kuba afite iPhone ni kuri App Store. Ukajya aho downloadingira nk'ibisanzwe. Twebwe abafite Android ubwo ni kuri Play Store. Tuza ahangaha basacingira ukandikamo WhatsApp web. Noneho haza WhatsApp web nyinshi, ukora kuri iyi ya mbere yitwa WhatsApp web, WhatsApp scan for web. Iyi ngiyi WhatsApp web urabona ko hano irimo, ugahita uyifungura. Software iyo umaze kuyishyiramo muri phone yamaze kugeramo yiyesitaye, dore twebwe ngiyi WhatsApp web biradusaba kuba dufite phone ya wa muntu tugiye kujya tubona message ziwe, kwigiraho access mu minota mike. So reka nse nkukoresha kamera mbereka phone y'umuntu wanjye ngiye kujya ndeba messages ngiyi. Noneho icyo nsabwa nawe araba afite internet, nze mfungure. So iyo umaze gufungura aka ka internet uhita uza kuri WhatsApp yiwe. WhatsApp urabona aba ni abantu bavugana. So iyo ugeze kuri WhatsApp muri iki kuri WhatsApp murimo murahabona, uza kuri utu tudomo dutatu hano hejuru ugakanda ahanditse link device, ugahita ukanda kuri link. Urabona phone ko iyo ushyize kuri LinkedIn ihita ikuzanira aka kantu ko gufotora. Noneho ukahita ugaruka kuri phone yawe nk'ibisanzwe, ukahita ujya kuri WhatsApp, ukahita ujya kuri aka ga software washyizemo. Noneho ukahita ufotora iyi code niyo uhita ufotora hahandi kuri ya phone ya wa muntu ushaka kujya usoma amakuru. Okay, urabona iyo umaze gufotora za code ukoresheje phone ya indi ya wa muntu ushaka, urabona ko message zihita ziza zikirodinga. Urabona irimo irirodinga, dore message zihise ziza. Reka dufungure na ya phone ya wa muntu kuri WhatsApp ye kugira ngo mbereke ko izi message ziri aha ari nazo afite. Reka nshyireho kamera mu birebe. Urabona izi message z'aba bantu, urabona aba bantu agiye yandikira nibo bariya turimo turareba hari sister ibiki, dore nizo nizo message ziri aha ngaha. Dore urabona ko arizo message ziri aha. Urabona nk'iyi message izi message zo hejuru, urabona kuri kamera dore nizo. So dore na status ziwe ushobora kujya hano ukazireba. Urabona ko iba yabaye nka WhatsApp yindi yagiyemo aha ngaha. Icyo usabwa rero hano biragusaba kwirinda kuzajya ureba message mbere yuko ayireba. Uzajya utegereza abanza ayirebe, wowe uzajya ureba izo yarebye. Na status, kuri status uzajya utegereza urebe izo yarebye, wirinde kureba izo atarareba. Kuko nureba izo atarareba azahita amenya ko hari umuntu wamwinjiriye WhatsApp yayifite. So ni ubwo buryo rero ushyiramo WhatsApp yindi muri phone yawe, ukazajya umenya amakuru ye agenda yandikirana n'abantu, abamuhamagaye, status. Mutaza kugira ngo iriya WhatsApp irimo niyo yanjye, dore yanjye ni iyi ni yayindi twakoresheje ya WhatsApp web. So ni ubwo buryo rero ushobora gusomamo message z'umuntu wawe. Likinga video
ukomantinga, ikindi nakwigisha unfollowing nimba utamfollowinga, nze nkwigisha noneho ku bantu bafite computer ku buryo ki washyiramo WhatsApp y'umuntu wawe ukajya umenya ibintu avugiraho ukoresheje computer. Noneho amakuru washakaga ahangaha iyo umaze kuyabona birangiye, ushaka kuyikuramo ino account y'uyu muntu kugira ngo wenda ushyiramo n'iz'abandi cyangwa ureke kugumya ureba ibintu bye, uza ahangaha kuri ubu budomo butatu bwo munsi apana ubwo hejuru, ukajya handitse log out, uhita umuloginga out, ubwo account ye iba ivuye muri phone yawe, message ze ntago uba wakongera kuzibona. Washaka gushyiraho iy'undi muntu ugafata indi phone y'undi muntu ukahita ufotora ino link uciye hahandi naberetse, nayo ihita ijyamo ahangaha. Thank you so much.